dore cyane kongera kwa ikaze inshuti bakunzi banyurwa TV kugira ngo murabone neza yuko ibintu byamaze guhinduka rwose twamaze kugera mu ishyamba. Ahangaha tugiye gutanga ubufasha bwo kubaka ibiti. Twatangiye kubitema no kubishyira ku murongo. Ni mu kagari rero ka Shyogwe, umurenge ni Nyamirama, umudugudu ni Gatoki. Ntukikwe rero, turaje tugukenere ibikorwa byose uko bimeze kandi mu kanya gatoya nturambirwe. Turi kumwe na Nyurwa TV. Igikorwa kirimo umuterero Sama agenda mwenyine reka batari Yewe. Yero numvaga ari kugishinga. Kaze bari bakora kino giti. Bakigize iki? Aha. Ashishikaye. Iki gikorwa ni indashyikirwa. Iyi nzu ubu ngubu icya mbere nuko ibiti bigerayo, ibindi buriya bizakurikiraho nyuma. Urutwa n'utatemye. Amuna muzabishobora. ubu turabona ndi buce mu mahanje wavuga nyine wevaho byerekangira Byonyine ubu ntabwo biragwira. Oya. Ni ibyo gusakara. Ibyo kubona ntuza byo gusakariraho n'ibikwano gushyira ku ntuza kuri rento. Rento nayo ikeneye ibiti n'ibikwa byose. Okay. Rwose aka kazi ntabwo kaba koroshye. Kazi ntabwo kaba koroshye rwose. Koroshye cyane. Boti ikagerwaho ifatamo mbega kazi. Ubu cyarangiye. Aka kazi ntabwo kaba koroshye. Aka kazi ntabwo kaba koroshye rwose. Reka daryakwinyu ubuse ntabwo byangiza ahantu. Ntabwo ryakwangiza. Ntabwo ryakwinya. Kabaye. Ako ntabwo kagukanga.
ntabwo biba byoroshye rwose. Kano kazi ubu koko uko bigaragara kurwubaka ni ingingo iba ikomeye cyane ikwiye no kwitabwaho. akazi ntabwo koroshye ariko tuzagakora. Umaze gutema nka bingahe kuva wavuka? ibiti 15. kugira ngo wakegera utaratema igiti akatubwira. Ari kuri telefone umuyobozi aramuhamagaye. Ugeze ku makawa mwana magaruka ku makawa niho twamanukiye kuri iyo nzu. Uramira ya hehe upfiriya aho ntuga yiga turashegeshye ubu mufatanye urugendo maze gutashye kuyanisima kuri ibi ngibi ukuntu kutwara bigora bigenda bigira gutya. Ibi ngibi ukubona ukira gutya kwa magitwara ariko kuri gishire kuri kugenda kigira cyangwa bitandatu kimeze nk'umusaza utangiye atangiye kunama. buriya kana bagatwara wenyine muzamuke. reba nanjye ndamufata ariko n'umupanga nawe uteze. ubu se nari ndamiye ahubwo tugarageye muca buriya muzamuka nibyo byiza. N'ubundi ashaka kugira ngo tunyure hariya. wagiye dore ubwo rero we muri izo negera imbere. ubundi aka kazi weho wigeze ugakora? aka kazi wigeze ugakora? ntako wigeze ukora rwose. shaho kurura shyiramo imbaraga ubunebwe no. Wow. wewe uyu nguyu ngo yigize umusore ahantu hose arabasha. ni indyango ry'akazi. Oya, ari ku muhanda. Nibyo byakunda n'ubundi ukabifatira hariya hafi bakomeze babigeza hariya hafi none
umujimwe niyihuta babwire rero bataharenga. Koresha telefone. Jafet abandi bazisize. Mutoni. Bari kuguhamagara ari kumenya ari mushimye. Menya ari mushimye, ni ya mushimye. Bari guhamagara. Mudashira hano kugeza shira ku rutugu. Ngwiki. Umuntu ameye kwikora igiti kimwe. Ngiye waje utariye gusa. Kereka wowe waje utariye. Kandi ngiye kwikora. Hariya hirya. Nani mu bijyanayo? Turabijyanayo turabishyira ku mugabo baturanye bitwa Mugenzi w'umunyamutekano ari buze kurinda kugeza tuzatangira usome ubuzima duherekeza cyangwa mu gitsura mu kigo Ngana turebe niba tugende mufate ibiti tugende kandi usabe nabaje imbere kandi usabe kandi kugira ngo mukurikize babiri batware kimwe babiri batware igiti kimwe bongera tugaruka irahari nihoro dore ngura aho bawurenganye indi uretse turayizanye zero wamaye uwo mupira Kıvı. Ya bu. Ubu se aya matafari azubaka ko mbona yanyagiwe. no gukuraho ayo hejuru Ayo hasi bo bakiri mazima. aya ngayo hagati yakora nawe yangaza Kai iki kinyabazungu sara cyiza. Ikinyabazungu kuntu cyari kimeze. Muri 37 iki kinyabazungu cyarakoraga. Ubu mwaduko w'abazungu urabuze, abazungu baza mu Rwanda. Ubwo se batijwe ryari ka? Igihe babatiriwe. Igihe nabatiriwe. Batisimu ya mbere wayihawe ryari. Nayihawe ngeze mu myaka 11 wahawe batisimu. Ariko ibi byose muri gukora Imana yo mu ijuru. ibi nabyize nk'inuma ariko buri muntu wese nakomeza icyaha. Uratangira wibwira amazina baduteza amatwi ndetse no kutira kuri televiziyo zabo. Amazina mwigira hano hino nitwa Tabeya Kanjije. Tabeya Kanjije. Turagusanze rero mu gikorwa kitari cyoroshye cyoho abasore batundaga ibiti
turi kumwe n'abayobozi batandukanye haba abiture cyangwa se aba leta muri rusange. None aya masaha mumva mumeze mute mukurikije uko ikirere kimeze? Numvise neza. Mukurikije uko ikirere kimeze murumva mumeze mute mu mutima? Ndumva bimeze bite mu mutima. Umere ute muri izi ntangiriro z'umwaka? Kubera ibi bikorwa muri bikora. Nge ndumva nezerewe. Amen. Ndumva nezerewe y'abana b'Imana. Mwegeranye mukaganira. Numva nezerewe. Naho uko ndyama nganira n'Imana yanjye. Muganira nijoro? Ntabwo mujye muganira mu gitondo n'Imana? Mu gitondo cyane. Nijoro turaganira, mu gitondo avuga ngo amina. Amina. Kaka ngira ngo nk'abantu bari kutureba barabona yuko turi ahantu hashagawe n'amatafari ndetse hari ikibanza cyiza kinini. Mbese ni iki biri gukorerwa aha hantu cyangwa se byitegura gukorerwa aha hantu? Barategura kuhakorera inzu. Ibyo muri gutegura se? Ubwo bivuze ngo ntaho ukora bikumusaba ifite? Bivuze ngo ntaho urambi kumusaba ifite? Gupimishaho igiti. Aha hantu ndabona amatafari amaze kuhagera. Aha se hahoze inzu. Wari ufite inzu hano? Yarasenyutse? Nta nzu wari ufite? Naje nkurikiye umwana kuko abandi bari babishyiriye. Yego. Rero ati ngira iwanjye ngo nabanaga n'umukazana none biba byiza ko nyine ugomba kugira inzu nawe utahamo tukajya tubona tugusurira. Ngomba kugira inzu nanjye abana b'Imana mwebwe kuko mukora uyu murimo n'ubuyobozi bwiza dufite butureberera tugakorana uyu murimo ngo nasinziriye mukaza mukagira aho muzaho kazaba ari mwega kandi muzanshyingura niko nahise nabwiye Imana ngo abana b'Imana bazakora rwose ahangaha. Nubwo mugiye kuhagira igikorwa muhakora munasige muhasengere mujya muza mukore muhasengere Uwiteka niyemerera. Amen. Murakoze cyane. None nko mu ncamake ni iki kintu mwabwira abantu bateze amatwi cyangwa se bari kutureba kugira ngo babashe kumva ikikuri ku mutima dusoza ikiganiro gito twagiranye? Akakuri ku mutima wabwira abaduteze amatwi bari kutureba? Kandi ku mutima nuko icyumba numva kindi ku mutima kinejeje cyabakoresha n'Imana yo mu ijuru ibakoresheje mukashingiriza aho mukagera inzu uwo mubyeyi inzu yawe nkumva nezerewe kandi n'ubu ndanezerewe ninagera no mu rugo ndashima Imana. Ubwo ni ku icumba aho ucumbitse kuko mu rugo ahangaha tugiye gutegura uzaba mu minsi igiye kuza. Ni ku icumba aho ncumbitse n'Imana nayo yahangejeje. Ubona atari igikorwa gitangaje. Reba ukuntu twabonye ibiti hafi. Ese bashimira umuyobozi mu buhe buryo? Turagira umuyobozi yagera hano kuko ari kure ntabwo wamwumva cyane uzi kumudushimira nk'umuntu mukuru. Iki gikorwa cyiza n'ubundi badahema gukora rwose Imana imuhe umugisha. Yego turi kumwe kadore nguye. Cyangwa ubuyobozi ntabwo bubizi nta cyangombwa cyo kubaka ufite? Ntabwo ufite icyangombwa cyo kubaka? Cyo kubaka bazakigushakira rwose. Murakoze cyane rero abakunzi ba Nyirwa TV. Nuko uyu mwanya twari kumwe na mukecuru Kanjiji akaba afite gahunda yo kubakirwa ariko akaba nta mikoro afite. Ese nkawe wamufashe icyaha amasaha? Reka dukomeze turebe noneho turi kumwe n'abayobozi ba leta ariko by'umwihariko turi kumwe n'umuyobozi w'akagari ka Shyogwe. Nawe araza gutangira atwibwira amazina.
murakoze amazina yanjye nitwa Sandrine Wibabara nkaba aribyo umunyamashanyarazi w'akazi. Nishimiye kubana namwe, nishimiye igikorwa cyiza mwatangije cy'urubyiruko, imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Turashima cyane imbaraga mwaduhaye, ibi biba biri mu mihigo yacu, ariko iyo tubona imbaraga ziva ku idini, ziva ku itorero, nabyo biradufasha cyane ko n'abari abanyagihugu ari abanyarwanda. Muri rusange rero uretse kuvuga ko mbashimiye, ubundi nkabifuriza ko twajya duhora dukorana bya hafi kugira ngo tubashe gutangira rimwe umusaruro Imana ibahumugisha. Mu by'ukuri wenda muyobozi nuko turimo kino gikorwa kigaragara nkaho ari cyiza gitangiye umwaka wa 2022, twifuza iteka yuko twajya tuboneka muri ibi bikorwa. Ariko se nk'uyu mubyeyi avuze ko nta cyangombwa cy'ubutaka afite, twiza neza ko muri hafi ahari. Ndatekereza ntabwo turi kureshya. Twaje rero dusanga abajiya cyangwa se urubyiruko rw'Adventiste umunsi wa 7 bagiye mu ishyamba batema ibiti, ariko uko byagaragaye nuko iki gikorwa hari amatafari ndetse nta nubwo fondasiyo iratangira. Wenda nk'ubuyobozi bwite bwa leta mwifuje kuba mwamufasha iki mu ncamake kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza muri gahunda? Ni ukuvuga ngo icyo twamufashije nk'uko twahoze tubivuga ni ukumuba hafi. Ikindi ibitaho byatemwe ni mu ishyamba rya leta, ishyamba ry'abaturage, uwo ni umusanzu wabo, kandi turabizeza ubufatanye mu gihe muzaba mutangiye iki gikorwa. Turabashimiye cyane rero. Inshuti bakunzi ba Nyirwa TV rero, inshuti bakunzi ba Nyirwa TV, ibi tuba tuvuga ntabwo ari amagambo, tuba twafashe umwanya tukajya kuri tere kugira ngo tubafatire amakuru yizewe. Uyu ni Kanjiji nk'uko mwahoze mumubona, abajiya batangiye kumutundira ibiti, kandi bwite ibiti twabivanye mu ishyamba ry'akagari ka Shyogwe. Bivuze iki rero? Turi tayari kumukorera, kandi nawe aravuga ati nzanezezwa no kuzasohoka ahantu heza mwarabigizemo uruhare. Turakomeje rero, tugiye kureba uko igikorwa kizagenda, tuzajya dukomeza tubagezaho amakuru ku gihe, kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Tubashimire bose, Imana igumye ibafashe, kandi iyi mirimo muri gukora Imana izayibukira mu bwami bwayo. Dukaze umwete mu gukora imirimo myiza, kugira ngo imirimo nitumara gusinzira tuvuye muri uyu mubiri, iyo mirimo myiza izagenda igize gute iduherekeje. Ubwo rero nk'ubuyobozi bw'itorero turabashimiye, kandi Imana igumye ibafashe, ibongere imbaraga, ibahe amagara mazima, tugende neza nk'uko Imana ibitwifuzaho. Kaka inzi izuzura mu izina rya Yesu. izuzura nabibonye Uwiteka ushoboye. Sawa. Imana ije kubakomeza kubongera aho mugenda, ijya ibongerera imigisha mu byo mukora, ijya ibongerera imigisha, kandi ikomeze kubuzuza urukundo rwose. Dore musigare amahoro. ubusinyumva, ariko ntabwo nzicara mu rugo, nzajya imbere y'Imana nk'uko nabisezeraniye Imana. Imana ni nziza, kandi ibihe byose J'ai toujours au service de Dieu et au service du pays. Imana ibahe umugisha. Ndashimira Imana yemeye ko aka kanya tukagezaho, ndetse n'uyu munsi Imana ihabwa icyubahiro. Icya kabiri, ndashimira buri mujiya wese witabiriye iki gikorwa cyo gufasha umukecuru wacu mu kumutera inkunga yo kumushakira uburyo yabona aho azaba. Imana mwese ibahe umugisha. Icya gatatu ni uko iki gikorwa twatangiye ntabwo kirangiriye aha ngaha.
ni ukuvuga ngo kirakomeje mpaka iriya nzu twiyemeje kubaka nk'abajiya tuyubatse umukecuru wacu akabona aho kuba. Ibyo rero ni ukuvuga ngo ni ubufatanye bwanjye nawe kugira ngo tuzabigereho, kandi nk'uko dusanzwe tubivuga ngo jiya tujuru kure, abajiya duhora turi kure. Imana ibahe umugisha rero. Ndashimira abayobozi turi kumwe bari hano, abakuru b'itorero ndetse n'abandi bayobozi b'ibyiciro. Imana ibahe umugisha. By'umwihariko mu ijwi ry'abajiya turabashimira uburyo ki mwatubaye hafi. Ikindi cya gatatu, ndashimira byimazeyo uyu muryango wemeye yuko tuza guteranira aha ngaha. Imana ibahe umugisha kandi urukundo ikomeze kurubabwiriza kugira ngo n'abandi bazaza babagana bazaze babereka urukundo rwabo. Murakoze rero, njyewe ubwanjye ndabashimiye. Reka umwanya ugezweho duhe Belave Bravo Bravo arasobanutse. Ya nyirango nk'uko mumaze kubyumva ku muyobozi w'icyiciro cy'urubyiruko rw'Abadiventiste umunsi wa karindwi, turi kumwe na Nyirwa TV. Nyirwa TV niyo ibagezeho ibyo byose, iba yahababereye kugira ngo mutazagira amatsiko menshi cyane. Rero ntago yagira twahakugereye. Niyo mpamvu rero umuyobozi w'icyiciro cy'urubyiruko rw'Abadiventiste umunsi wa karindwi amaze kutubwira imvamutima ze. Turajyana n'umuyobozi w'itorero kugira ngo nawe ajye icyo dutangariza mu ncamake nk'uko yamaze kubona iki gikorwa cyatangiye, ndetse aduhe n'ishusho y'ukuntu cyazasoza umukecuru abonye ahaba. Murakoze umuryango. Aravuga ngo ubwiza bw'umusore n'iki imbaraga ze. Ubu dukoze ivugabutumwa rikomeye cyane muri iki gihande cya Gatoki, kandi turifuza ko iri vugabutumwa ryazagera ku musaruro dushoje, kandi turangije igikorwa twari twatangiye, atari kubaka gusa iriya nzu uriya mukecuru, ahubwo ari ivugabutumwa mu mitima y'abaturage bamukikije, kuko ngo turitabaza, kandi iryo tabaza rigomba kumurika hirya no hino kugira ngo abantu babone imico yo mu ijuru bahere ko bahindukira. Ndabashimiye rero nk'abajiya, ndabashimiye nk'abayobozi bahagarariye abajiya, kandi mbere na mbere manzi gushimira aba baturage batwakiriye muri iki gihande cya abizera bacu, nabo bumvishe babinyuzwe kandi bumvishe bakozwe ku mutima ku buryo bagomba kuba hafi natwe bakadushyigikira muri iki gikorwa. Ubwo rero muri make nasoreza aho ngaho basaba kumbereka ishusho y'uko twazasoza nibuze aha hantu tuhatanze izina ryiza, kandi bikagaragaza ko urubyiruko rw'Abadiventiste rufite akamaro mu mibereho y'itorero kandi arirwo moteri y'itorero. Tukiri aho ngaho nk'abayobozi b'itorero, bigaragara neza yuko urubyiruko arirwo mwitabaje ku ntangiriro. Mbese ni ikihe kintu mwagaragariza nk'abantu bateze amatwi Nyirwa TV? Ese abaje nibo bazakomeza gusa cyangwa hari izindi mbaraga muzifashisha? Abajiya uko batangiye igikorwa bazagisoza, kuko ugomba gutangira kandi ukanasoza, ariko ntabwo ariho abizera b'iki gihande bafite gahunda nabo bateganya yo n'abayobozi nabo bafite gahunda yo kubatera ingabo. Numvise ko n'abakuru abayobozi ba leta nabo batatiri kure. Murakoze cyane rero. Belave Bravo Bravo Karabanko Pinyorita. Murakoze cyane. Uratangira wibwira amazina abaduteze amatwi kugira ngo babashe kumvikana neza. Ni porosegere nyine. Kuko ibintu birashimishije cyane. Iyo mbona uvuga ko urubyiruko arizo mbaraga z'abantu bakuze, nanjye ndetse nibonamo. Noneho rero muravuze muti iki gikorwa dutangiye ni ngombwa tuzagisoze, n'ubundi utangiye ikintu utagisigara intango ntacyo waba ukoze n'ibindi. Kuvuga rero
murakoze cyane uretse nkatwe nyine biba binareba n'ubundi ariko n'abandi hanze babibona nk'ibintu babona nk'ikindi kintu cyiza ni ishuri kandi ni n'umuco kuri ibi bintu byiza cyane umuntu watekereje ibi ngibi akavuga ko umuntu udafite imbaraga uhaguruka kuza kumukurikira ni cyiza cyane abanyarwanda bacaga umugani ngo uhangira umusaza aramwereka ugira ibiki uhangira umusaza aramwereka amwereka iki bwo cyangwa umuhanda cy'umukuyemo ugeze utugaserura ukamubwira ndaguhanduye nimugoroba yagonje kumurya umubeshye nanone ntacyo wamukoreye none rero iyo mukecuru nyine aho twabitangira kuko mwabitangira mu basura urimo kumuhandura azanizerwa kandi ndamwimanira icyo yego rero kwizimba mu magambo n'ubundi kunyurwa n'abantu basuye si ibya none yego urugo rwanjye n'ubundi yego hazagira umuntu uzacaho rero ngo agenda aha ngaha sinahugama genda uzahanenge ku bwawe kuko ku bwanjye n'unkunda abashyitsi uko mukunda abantu turamushimira nawe tumuha amashyi meza y'abaje yadufashijwemo na n'ibindi zindi ariko aduhindurire reka mushyushye ongera encore again tena ongera encore again tena mama we ngira ngo rero iki gikorwa ntabwo cyatangiye abajere bo bakirimo gusa bari kumwe n'abayobozi bandi bakuru bakunzwe kwitwa izina Master Guide. Master Guide rero ni abantu baba bafite ibitekerezo bifatika kandi bareberera abo bayobora. Ni muri ubwo buryo rero twegereye Gender Balance nayo ntabwo twayisize nka Nyirwa TV nayo twayisanze mu gikorwa. Ni Master Guide nyango nawe aratangira kuko nabonye yambaye fura itandukanye n'izabandi nawe. Araba aratangira yibwira amazina uduteze amatwi kugira ngo mu ncamake nawe tubwire uko nka Gender Balance mu cyiciro bihagaze. Murakoze cyane nitwa Manishimwe Esther Master Guide ndi umubyeyi ndi umumama nakuriye mu itorero y'Abadivantiste niho navukiye mu mujiya kuva nkiri umwana na n'ubu nkaba nkibikunda ku bana rero n'urubyiruko biranshimisha cyane burya iyo uri kumwe n'abana bituma n'iminsi yo kubaho yiyongera kuko barashimisha bakora utuntu twinshi kandi nawe waba urimo nawe ugahinduka rero birashimisha cyane gukora rero nk'urubyiruko niwo nicyo twahamagariwe ko tugomba gukora ni imbaraga z'itorero n'ahandi hose turakora ntabwo ari ahambere tugiye kubaka hari n'ahandi twubatse inzu hafi aha ngaha ndetse n'ahandi henshi tuzahamagarwa tugomba kujyayo tugakora n'imbaraga z'itorero nk'urubyiruko twariyemeje aho tuzahamagarwa hose tugomba kujyayo rero narangiza nshimira urubyiruko bagenzi banjye ku bwitange bwabo bagize ndetse n'ubundi bazagira no mu kindi gihe kizaza tuzaba turi kumwe nta kibazo Imana ibahe umugisha murakoze cyane ngira ngo mu rugendo mwari muri kumwe n'umunyamabanga w'itorero ntabwo twavanga nta kintu atubwiye nk'umunyamabanga icyo abona agiye gutwara ashyira abizera mbese namwe twabaha ikaze kuri mikoro kugira ngo mubashe kugira icyo mutubwira neza niba koko hari impamba mwabonye mugiye gushyira abizera ese hari imimuriko mizima mwaba mwabonye cyangwa se hari icyo mutabona. Murakoze cyane nk'uko bivuze ndi umunyamabanga w'itorero nitwa Shaste Bwiza Kwizera nkaba ndi umwe no mu rubyiruko rw'Abadivantiste umunsi wa kabiri. Urubyiruko rero icyo rwahamagariwe ni ugukora nk'uko bakorerwa bikora igice cya gatanu umurongo wa 14 havuga urukundo rwa Kristo ruraduhata. Nicyo rero kiba cyatuzinduye twazinduye no kugira ngo tugaragaze ibikorwa byacu mu bikorwa ntabwo ari mu magambo gusa cyangwa mu karasisi cyangwa mu kwambara iniforume gusa ahubwo n'amaboko turayakoresha. Ni muri urwo rwego rero mbashimira nanjye kandi ngira ngo nze gutanga raporo nziza y'uko ubutumwa twatumwe twabusohoje ndetse n'abatubonye cyangwa n'abo twagiye guha uwo muganda bishimye rwose kandi nk'uko umuyobozi waje yabivuze iri ni intangiriro turacyakomeje kuko nicyo twahamagariye gukora. Murakoze.